Yes, we come back right now. This is a kigalipress aho uherereye hose reka ngusuhuze kandi nkomeze kukwifuriza kugira weekend nziza. Reka ngusuhuze wakoze subscribe kurikirana kigalipress kandi ngira ni turabakunda cyane. Welcome back kugira ngo tubashe kuba twakugizaho trending news, amakuru abagenda avugwa cyane. Ni breaking news kuri sport rero yaha mu Rwanda, tugiye kuba twagaruka kuri uyu mukinnyi mushya wa Rayon Sport bivugwa ko rwose shoboye kuba yakitwara neza, yaza kubana umukinnyi wa gikundiro muri rusange. Ni Helena wakomeje kugaragara ndetse na Majaliwa nawe ukomeje kutishimira ibikomeje kuvugwa ku myitwarire ye iri kugenda ivugwa cyane mu buyobozi muri rusange. Ni kigalipress, reka ngaruke mu kanya ubundi nyakuramburire yose. Ari kumwe n'abagenzi b'abakobwa, ndavuga ekipe ya Rayon Sport y'abakobwa muri rusange. Ni Rayon Sport Women's Fans Club, ubwo bari mu myitozo rwose kuri uyu wa kane. Uyu mwarikazi cyangwa se uyu mutegarugori yabashije kuba yagaragara ari kumwe na abagenzi be mu myitozo. Helena rero w'umudage agashobora guhabwa amasezerano muri Rayon Sport, yatangiye gukoramo iyi ekipe, yatangiye kuba yakoramo imyitozo bitewe n'uburyo ari kugenda agaragara. Helena rero ngo yakoze imyitozo ye ya mbere mu ekipe ya Rayon Sport, ndavuga gikundiro, ngo kandi ngo biteganyijwe ko ibiganiro nibigenda neza azahabwa amasezerano. Rero uyu mukobwa ko twakomeje tubibabwira, n'umukobwa ufite imyaka 20 y'amavuko, ngo kandi akaba rwose ngo babona ko ashobora kuba yaza akajoininga aba bakobwa bagenzi be. Ibi nibidutangaje rero. Icyo navuga kuri uyu mwari cyangwa se uyu umutegarugori, ni ukuvuga yuko rwose kuba uyu mudagekazi ya joininga ekipe ya Rayon Sport nta bintu bisanzwe cyane kandi nta nibirenze, usibye ko ubona bagenda banagaragara ku bibugaho ekipe iyo yakinye, cyane cyane unabibona mu mashusho turi kugenda tukugezaho. Akenshi ubusanga aba badage cyane bava muri uyu muterankunga mukuru, ndavuga Skol, ubusanga rwose bari kuza gukurikirana ekipe ya gikundiro muri rusange. Ngira ngo uri kubibona muri video turi kugenda tugusangiza, ariko icyo nakubwira nuko uyu mwari cyangwa se uyu mudagikazi ngo yakiniraga iwabo mu ekipe yitwa ngo FFC Motaboro. Ni ukuvuga yuko bavuga rwose ko yitwaye neza, rwose yabasha kuba yakinira iyi ekipe ya gikundiro. Umunyamabanga w'umukuru wa Rayon Sport, ndavuga cyane cyane ekipe y'abakobwa Kana, yabwiye igihe dukesha iyi nkuru yuko ngo uyu mukinnyi ngo yatangiye ngo gukora imyitozo ndetse ngo bigenze neza, ngo yahabwa amasezerano. Yagize ati yego ni umunsi we wa mbere akoranye natwe imyitozo, ntabwo arasinya kuko ngo byose bizaterwa n'ibiganiro tuzagirana, gusa biri kugenda neza cyane. Urumva ko rero Helena ari kugenda ahabwa amahirwe menshi cyane kuba yaza muri shampiyona y'abagore yaha mu Rwanda, ndavuga shampiyona y'umupira w'amaguru w'abagore yaha mu Rwanda, akabasha kuba yakinira agikundiro muri rusange. Twikomereje reka tujye kuri mugenzi we, ndavuga Haruna Majaliwa, nawe rwose wakomeje kugaragara rwose atishimira ibigenda bimuvugwaho cyane, uburyo yagiye ndetse akaba yamara igihe kinini cyane, bivuga ko rwose kubita mu mezi agera kuri 4. Haruna Majaliwa
bivugwa yuko rwose yagiye ngo nk'ugiye kwivuza imvune yari afite, imvune itari mworoheye muri iriya minsi yashize, imvune yagize ku mukino ntibuka neza, ariko mukino Rayon Sport yari yabashije kuba yawutsindaho. Wenda baza kwibuka baze kutubwira muri comment kubakurikirana ibyo tugenda tubagezaho, ariko no kuvuga yuko ngo byafashe igihe kingana n'amezi agera kuri 4 uyu musore w'umurundi afite iki kibazo kijyanye n'imvune. Ni byinshi bagiye bamuvugaho cyane, avuga ko rwose yabashije kuba yatinda hariya iwabo, yabashije kuba yafata urugendo rwo kujya kwivurizayo, ndetse kandi ngo akajya anakenera n'umushahara, ariko finally agiye kuza nibwo rwose ngo yakeneye umushahara, biba ngombwa ko bamubwira akagaruka mu kazi ke nk'umukinnyi, maze ubundi uyu mukinnyi aragaruka. Ariko no kuvuga yuko ibihuha ari byinshi bikomeje kumuvugwaho cyane, ariko nanone yikomye ubuyobozi, uvuga ko rwose ari bwo biri gutiza imbaraga, bavuga igenda cyane, ndetse nuko byagiye bigenda n'uyisara rwo yagendaga yaka. Urumva ko nyine iyo ibintu byageze mu itangazamakuru bigenda bivugwa uko buri wese abihimbye. Urumva ko rero Musa Majaliwa cyangwa se uyu mukinnyi ukinira ekipe wavuye mu gihugu cy'u Burundi adakomeje kwishimira rwose uburyo ngo ubuyobozi bwa ekipe y'inka Rayon Sport butarimo burabigendamo neza muri iyi risk yari yagiyemo, cyangwa se muri ibibazo yari arimo. Yabashije kuba yanagaruka, kuri ubu ngubu akaba ari kumwe n'abagenzi be muri ekipe muri rusange, avuga yuko rwose ngo abafana ba gikundiro be bamufana batari kubibona neza. Rero ni bijyanye na Musa cyangwa se Musa Majaliwa byagiye bivugwa cyane rwose mu itangazamakuru. Abakurikirana ibitangazamakuru byaha mu Rwanda barabizi, ariko urumva ko kuri we ntabwo yabashije kuba yabyishimira, kuko byaje kugira ngo mu abafana Majaliwa ni ekipe ya Rayon Sport. Ibi nibyo rero twifuje kuba twabasangiza kuri uyu munsi muri ekipe ya gikundiro muri rusange, aho twareberaga hamwe uyu mudagekazi, ndavuga Helena w'imyaka igera ku myaka 20 y'amavuko, wakiniraga ekipe yo mu gihugu cy'Ubudage. Kuri ubu ngubu ari kujoininga ekipe ya gikundiro kugira ngo barebe niba koko yaza agasanga abakobwa bagenzi be bakina muri ekipe y'abakobwa ya gikundiro muri rusange. Ni Musa Majaliwa rero ngo nawe nakomeje kwishimira uburyo ubuyobozi bwagiye bushyira bino bintu hanze, kandi ko abafana ngo bamufana, cyane cyane bafana ekipe ya Rayon Sport, ngo bitaza kuba biri kugaragara neza cyane. Ibi nibyo twifuje kuba twabasangiza no kuri Kigali Press. Reka dukomeze kubifuriza weekend nziza, kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza.